Nongeye nguhaye ikaze hano ku isoko y'ubworozi cyangwa se Fabien Pharma, aho ngiye kukugezaho umuti uvura indwara y'ubuhumekero ndetse n'uvura coccidiosis. Izi ndwara rero uko ari ebyiri ni indwara nk'umworozi w'inkoko utatinya kuvuga ko ari indwara zitazabura guhura nazo mu bworozi bwawe. Mu gihe utazifatiye inkamba ngo umenye ngo urazirinda gute, uzirwanye gute, izi ni indwara zihorana n'inkoko. Inkoko nta kuntu itarwara izo ndwara. Nkaba ndi hano rero nkwigisha ukuntu wakikorera umuti ukoresheje ibimera. N'abatindiye rero tukaba tugiye kwifashisha ibikakarubamba, tungurusumu, tangawizi ndetse n'urusenda. Ibi bimera ko ari bingahe byose nibyo tugiye kwifashisha dukora umuti w'indwara z'ubuhumekero, respiratory disease, tukaba dukora coccidiosis. Wakibaza rero mutegura gute? Ibyo nibyo tugiye gutangira. Kuri kubibona iyi ni tungurusumu. Tungurusumu urayisitonora neza zigari turiya tw'imbere tw'umweru, urangiza uradushyira mu sekuru kuko turi buze kudusekura. Ufite blender wakoresha blender udusya, ariko twe turakoresha isekuru. Ufata tangawizi nguko nabibabwiye nazo ukazoza, urabyoza neza ukabishyira mu sekuru, n'urusenda narwo ukarwoza neza, warangiza ukarishyira mu sekuru narwo tukabisekura. Ibikakarubamba rero uko bitegurwa, ntabwo ushyiramo ibikakarubamba n'amababi keretse iyo wakoresheje uburyo bwo guteka, kandi twe ntabwo turi buteke, ahubwo ufata igikakarubamba ukacyoza, wamara kucyoza neza ukagitonora. Uragitonora kuko twe turakoresha turiya tw'imbere kubona tumeze nk'amazi cyangwa se nk'ururenda, nitwo turi buze gukoresha. Urafata kiriya kibabi cy'igikakarubamba ugikate, ukureho turiya tw'inyuma tw'imishubi, tuno two mu mbande, urangiza ugitonora wowe urakuramo turiya tw'imbere nk'utu uri kutubona hano, two turi bukuremo tuno tumeze nk'ururenda, two twakoresha. Iby'inyuma ni wastage, ntacyo turi bubimaze, turabijugunya. Aho rero icyo ugomba kwirinda ko wakoresha tuno by'inyuma by'icyatsi kibisi, ko bino bigira izindi ngaruka nyinshi ku buzima bw'inkoko. Bino ufite kubiha inkoko zawe ugasanga ni hahandi usanga inkoko zawe zikura, ahubwo kugira ngo uzikorere umuti wazikoreye uburozi. Ugomba gukoresha tuno tw'umweru muratubona tumeze, nitwo uri bukoreshe. Urafata ibikakarubamba byawe rero, nangiza uturonge, nangiza tukureho twose neza, iby'inyuma ushyire ku ruhande. Ngobu wakibaza ngo turakoresha ingano utehuye buri kintu kuri buri kimwe. Tungurusumu kamubwira ingano wajya ukoresha cyangwa se amareshos. Tungurusumu ukoresha turiya tw'imbere nk'utumanyu cyangwa se nk'utumene, ukoresha utumanyu 5 twa tungurusumu. Ugakoresha tangawizi nk'ebyiri cyangwa se imwe ya desa nini, ugakoreshamo urusenda rumwe, ugakoreshamo nibura nk'ibibabi nka 3 bya aloe vera cyangwa se ibikakarubamba. Ibyo ngibyo uko bingana iyo biteguye neza ukabitunganya, kuko hano uri kubona turimo turabitunganya. Ibyo bivanga muri litiro imwe y'amazi. Ukayivanga muri zo ntete 5 za tungurusumu, tangawizi ndetse n'ibibabi 3 bya aloe vera. Iyo niyo ngano wakoresha rero muri litiro imwe y'amazi. Ariko mwibuza ko igikakarubamba paying attention ko wagitunganyije gutya, ko ukoresheje ibintu by'icyatsi bituma bigira ingaruka ku nkoko zawe, usanga zikura nabi. Twe turakoresha uno mutobe unabikubwiye, uno w'umweru turi bukoresha. Igikakarubamba rero nacyo nurangiza ugitunganya, urahita wibuka ko hari tungurusumu na tangawizi warimo dusakura n'urusenda. Igikakarubamba nacyo rero uraza ugifate ukizane ukoreshe kuri ya tungurusumu twasekuraga, wibutsa ko nayo kuyisakura ikanoga kugira ngo ube twaza kuyikamura nyuma yo kuyisakura, iza kuvamo umutobe cyangwa se amazi ari buvemo niyo turi bukoreshe. Nk'uko urimo urayibona turimo turasekurira mu isekuru, turasekura ya tungurusumu, tangawizi ndetse n'urusenda. Nibimara kunoga rero ubwo turi bufate gutya, urabona bisa naho binoze. Ubu nibwo twafata noneho yira aloe vera cyangwa se igikakarubamba, twongeremo nacyo nanone tugumye tubisekurane kugira ngo bikomeze
bitange umutobe umeze neza cyangwa se liquid imeze neza. Turabisekura nabyo paka binoze, kuko nibimara kunoga nibwo turi bufate umutobe wabyo tukawuyungurura. Urakoresha akayunguruzo kameze neza, niba utagafite uraza kwiyeranja ukoreshe wenda nk'agasupaneti cyangwa se akandi kantu kari butume havamo umutobe, biriya by'ibishishwa by'imyanda bisigara ku ruhande. Urabona ukuntu uraza kubura umutobe umeze neza nyuma yo kuyungurura, ko twawuyunguruye hano dukoresheje akayunguruzo. Urabibona hano ni muri drinka, niho nashyize n'umutobe nangije nongeramo amazi. Nyuma yo gushyiramo amazi rero urabona ko inkoko zirimo zirayinywa nta kibazo, zirimo ziranywa rwose, ukamenya ko inkoko buri nkoko yawe yose iri kunywa. Reka rero mberekeye n'ukuntu indwara ya coccidiosis iba imeze. Indwara uzayibonera ku matotwa, aho uzabonera gute amatotwa arimo amaraso. Urabibona gutotora amaraso, ni indwara, akaba ari indwara mbi cyane. Nyuma y'uko zirwaye rero tuzifatirana ngo uzivure, urabibona noneho nibwo zitangira no gupfa. Kandi icyo gihe rero ngo tujye dukurikirana inama, dukoresha uno muti, twirinde indwara, tuzirwanye, tworore kandi twunguke. Rwibutsa niba ari ubwa mbere wageze kuri iyi channel, kora subscribe, wandike muri comment icyo ukeneye ko tuzakugezaho ubutaha. Komeza ugire ibihe byiza, komeza ugire umugisha mu kazi ukora. Bye bye. Subscribe ntiwibagiwe, kore na share mu magroupe, inshuti zawe z'aborozi. Komeza mugire ibihe byiza. Ciao.